uriya mubyeyi Scovia nanjye naramubonye hari icyo bita maturité professionnelle, kujya kwifotoranya n'abantu bari ku rugamba mubereke ko nawe bageze ku rugamba wene koko bimeze gutya. Urumva ni publicité yikorera, nta nubwo agiye kuvuga ati yibura turebe ko twazana amakuru meza yo guhosha intambara, nk'uko wabivuze neza cyane. Bari gukora publicité y'intambara muri Congo nk'aho ishimishije. FDL ivuze ngo yararenganye, yaba ari uburyo bwo kugira ngo ihindure amateka yayo, kuko FDL n'abicanyi n'interahamwe zisha abatutsi hano mu Rwanda, aho kugira ngo bace bugufi basabe imbabazi kuko nabo biciye benshi bacitse ku icumu barahari, ijya kwifatanya no muri Congo kugira ngo yongere ikomeze ubwicanyi. N'abicanyi badashaka kugaruka, ahubwo n'abicanyi bashaka gukomeza kwicana. Ubwo se u Rwanda rwajya kuganira n'abicanyi gute? Nta nubwo nabikwepye, ahubwo nabivuze genda mvuga yandi magambo. Nahimana uri hariya wicaye mu Bufaransa ni FDLR ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo nawe ashyigikiye abakwica abanyarwanda. FDL ishaka kwica abanyarwanda, Nahimana nawe ashaka kwica abanyarwanda. Ikigiye kwica abanyarwanda Nahimana kiramuryohera. Tumundi FDL nawe ni interahamwe, ni umugome, ni umwicanyi, ni umujenosideri. Kuko ruvuga ngo yumva niba avuga ngo udututsi abandi avuga ngo ni abahutu. Ariko niyo mpamvu ngira ngo nkureho icyo kintu bita ngo opposition ntibaho y'abanyarwanda iri hanze. Abanyarwanda bari hanze bwa mbere bararyana hagati yabo, barisikorokana hagati yabo, bitana nk'uko Nahimana arimo aravuga ngo utwo dututsi, ari kumwe abo bita abatutsi, nge nita abatutsi. Ibyo ni ibyakera abantu bajyaga bashyira, ariko Nahimana aracyava ngo abahutu udututsi. Bakunzi ba Info France Rwanda, twongeye kubasuhuza. Iri inyuma ya kamera ni Roi James nk'ibisanzwe, nkaba nakiriye Kayumba Jean Baptiste Pasiteri. Umeze gute papa? Mba ndaho muntu w'Imana James, kandi gushimira ko untumira mu biganiro byiza. Menya tugiye kujya tujyana no gusenga, kuko nicyo nsaba Imana cyane kabisa. Nanjye nsaba Imana ngo bizashoboke. Birashoboka vuba kabisa, tugomba kubipanga tukazajyana gusenga. Ariko Kigali irakuryoheye. Umusore w'Imana gusenga Imana ni ibya mbere cyane, abateganya ejo heza he hazaza. Kigali irakuryoheye rwose. Kigali ni mu Rwanda, kandi u Rwanda ni igihugu cyanjye. Nta kuntu Kigali itanryohera kuko nyibonamo byinshi. Uvuze ako kantu k'ejo heza, ndanibuka hari inama maze nini aho dukorera. Ubuyobozi busigaye budusura bakatwigisha izi gahunda, izi porogaramu za leta. Ejo heza kabisa ni systeme nziza twashishikariza abanyarwanda gahunda kwitabira. Iyi systeme y'ejo heza narayikunze. Rero kuyikunde kubera ko igituma umuntu atera imbere nuko atekereza ejo hazaza. Kandi kugira ngo ejo hazaza habe heza nuko ubitegura, ntabwo byiza. Ako kantu uhereyeho ngatindeho nuko urubyiruko rugize umugisha wo kujya baganira kuri ejo habo, bagateganya n'ukuntu haba heza. Ndakeka ko u Rwanda rwamaze gushyiraho za dispositif nyinshi. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi u Rwanda rwamaze guteganya. Hari za microfinance, hari amashuri, hari za amashyirahamwe, hari amakoperative. Ibyo byose ndibwira ko nk'umuntu wayoboye amakoperative nkayobora n'amashyirahamwe mu Rwanda, nibyo bituma umusore n'inkumi iyo babigiyemo bajyana n'abandi bakungurana ibitekerezo, bakagira imigambi myiza, bagategura ejo habo heza. Ubwo rero nanjye ndabigushimira. Iyi mvugo y'urubyiruko yo kuvuga ngo nta myaka 100, ngo nta modoka y'icyatatu, sinzi niba hari bisobanukiwe neza. Ni imvugo, ni sirenge dukunda gukoresha nk'urubyiruko, ariko twashishikariza urubyiruko kubireka kabisa. Kubivuga ntacyo bitwaye, ahubwo bigira icyo bitwara iyo bigiye mu mitekerereze, bigatangira kugenga intekerezo zawe. Ukumva ko niba ufashe ibihumbi 10 ko ukuyeho 500 ukayasevinga for future, ukumva ko ari ukugufera. Hari
nakomeje kugenda nkoresha imvugo z'urugero. oya ariko nanjye ndazizi kubera ko Sinzi niba- mvugana nabo nanjye niba ibyo bintu bari kuvuga ubyumva ni umuntu w'itangazamakuru kuvuga ngo nta myaka ijana deja ni ubuntu bwo kwiheba, ni ibintu byo kwiheba, kandi iyo myaka ushobora no kuyirenzaho ukagera ku 120, ni wowe uzatuma uyigezaho ukanayirenza. Ni ukuvuga ni dans le domaine de la santé, niba witwaye neza ukagira discipline, ukarya neza ukanywa neza ntuvuduke, ukaba umukozi ukifata neza, ejo heza hawe hategurwa nawe. Iyo myaka 100 wagezaho ukanayirenza, iyo modoka y'500 nanjye ntabwo mbikunze. Kuki se wajya gufata imodoka y'500? Hari imodoka zirengeje nziza. oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni imodoka y'5 cyangwa 3, ahubwo hari ukuntu umuntu aba afite 1000, ndavuga ngo n'ubundi ni aya mafaranga ntiyavamo imodoka ikanyiriye. kandi ibyo nkubwira ntiyihebe ku 5 kuko cyaba yari imite ku 5 se, ahubwo navuga ati mfite 5 none ndashaka kugera kuri miliyoni. Urumva ni main goal, ni ukuvuga ngo intumbero yawe ni iyi, icyo 5 ugiheraho kubera iki? Vuga utereka nkibyaza ndi no muri Bibiliya barabivuga, umuntu yasigiye abantu amafaranga bayatubura itarano ubwo nashyiraga mu mafaranga kugira ngo ikintu cyumvikane neza. Umuntu akaza akavuga ati we James musigiye 30,000 nzasange warabyaje umusaruro, ukajya muri za tekinike zawe, ukajya muri ya mirimo yawe ugashora, none akazaza akasanga ufite miliyoni yuzuye, agasanga ufite miliyoni 5 10, ejo bundi azagusigira miliyoni 30, ko ziko uzazibyaza izindi ukabona 100. Reka tureke gutinda kuri ibi bintu, gusa twashishikariza urubyiruko ahanini kuko ni twebwe Rwanda rw'ejo, ni twejo tuzaba dufite imiryango, natwe dufite abana turi guha uburere, kujya mu bintu bidufitiye akamaro, muyoboye n'igihugu, tuyoboye n'igihugu. Ibyo ni encouragement. Na systeme y'ejo heza narayikunze. Tudatinze kuri ibyo, Kayumba Padiri Thomas Nahimana ameze neza ko muri Kongo hari intambara. Byamushimishije cyane kuko ukomeje kugera nkurikira ibiganiro bye, imvugo ze, asa n'umuntu uri kogeza intambara yo muri Kongo. Ushimishijwe n'uko muri Kongo hari intambara. Ibi bintu turabivuga dute? Aherutse no kugira ikiganiro, yenda ntibibwire ko ari byo gusa, aherutse no kugira ikiganiro atinda ku ntambara ibera muri Kongo. Kuri we yarasakiwe, ya ntambara ibera muri Kongo, ndetse avuga n'ibiberamo n'ibyo basahuramo n'ibiki byose, ariko wowe mwakifuza ko noneho yagera no mu Rwanda. Nuko ngo ubushize yifuza ko yabona Kagoma, abantu b'inkorokoro, abasirikari, abiki, nubwo ahindura ngo yivugiraga abasivili se nibo bajya ku rugamba. Umusivili ntashobora kujya ku rugamba kuko ntazi ibyo kurasana, ntazi ibindi, ariko yashyushye cyane, yashyushye, yabonye za ndege zo arazibyaza umusaruro. Aravuga ati Banyarwanda mwitegure, za ndege zo muri Kongo zigiye kuza zibameneho amasasu muri Kigali, mu mijyi yari yose, akavuga niba Cyangugu, akavuga hose ko zizahagera, akavuga harya we ntabwo uri mu majyaruguru, akavuga Musanze ko naho zizagera zikaritagura. Urumva ko umenye ko nawe uri muri danje. Kuri Nahimana abantu bose abakora icyo bita warning, indege asa naho uri kuri zikomanda izitse muri Kongo, arabona ko zagurutse zagiye kugera mu Rwanda. Donc nk'uko babivugaga, yashyushye, yasaze, yatombotswe, aravuga byinshi, indege arabona zagiye. Nese indege ziri muri Kongo, mu Rwanda nta ndege zihari. Nukuvuga ngo bwa bwenge buke bwa Nahimana ashyiramo abandi banyarwanda, abapadiri ari gukora mu gipadiri, abanyarwanda nk'abo ngabo baga kagatsiko arindagije, noneho arashaka kwereka ko ubwo Kongo iri abakongomani rwabo birwanira hagati yabo, hari abashaka uburenganzira bwabo, bakaba bahanganye na guverinoma y'iwabo. Noneho arabona ko we kuri we ibyo ngibyo biri kubera muri Kongo byagurutse bikaba bije mu Rwanda, kandi bakazazana za ndege. Iyo rero atarabona indege, ariko wicaye mu Bufaransa ni habakorera indege, yenda mu mujyi arimo wa Le Havre, amanutse epfo akajya za Toulouse aho bakorera indege, ndetse n'ahandi na Ruwa yabaye daye akora za moteri z'ibigendajuru. Nahimana ni umuswa, ntazi gukurikira ibintu ngo abihesha agaciro. Nukuvuga ngo ziriya ndege ari kuvuga ziri muri Kongo zishaka ko bazarwana
n'abakongo hagati y'abakongomani. Wabonye igihugu gifata indege kikajya kwica abenegihugu? ariko kayo wenda sinzi iki kibazo impamvu ngiye kukikubaza, ariko hari ibintu bisa no kogeza intambara yo muri Kongo biri mu itangazamakuru, ahanini itangazamakuru yo mu Rwanda. Nimvuga iki kintu ndakubwira umunyamakuru, ndaguha urugero, umunyamakuru Mutesi Scovia mu minsi yashize yasuye muri Kongo, ahari kubera urugamba, yagiye agera no mu bice M23 yafashe. Hari n'amafoto yagiye ku mbuga, nawe yishiriye kuri YouTube akora thumbnail yifotozanya n'ingabo za M23. Ndaguha urugero rw'umunyamakuru Popote n'ibindi binyamakuru byinshi hano mu Rwanda. Kubera iki bisa n'ibiri kogeza intambara yo muri Kongo? James, umwuga w'umunyamakuru ni umwuga ufite icyo bita identite yawe iburanga. Ariko nk'uko ubona abashoferi bajya gutwara imodoka batabizi, bazitwara nabi, bakazigenza nabi mu muhanda, bagakoresha amakisida, bagatuma abantu babakwepa kubera ko batazi gutwara imodoka. Ibyo mbivugiye ko ndi mu bantu bigisha abashoferi batwara mu modoka, hano mu Rwanda nabikoze, no mu Bufaransa ndabikora. Ariko icyo nagira ngo nkubwire, uriya mubyeyi Scovia nanjye naramubonye, hari icyo bita maturité professionnelle. Kujya kwifotoranya n'abantu bari ku rugamba ngo ubereke ko nawe bageze ku rugamba, wene koko bimeze gutya, urumva ni publicité yikorera. Nta nubwo agiye kuvuga ati yibura turebe ko twazana amakuru meza yo guhosha intambara. Nk'uko wabivuze neza cyane, bari gukora publicité y'intambara muri Kongo nk'aho ishimishije. Niba natwumva amenye ko rwose bene ibyo ngibyo ntabwo ari amakuru, ahubwo n'ubundi buryo ari mu gukora, sinzi ibyo ari gukora. Azi ibyo ari gukora we, ariko twe ntitubizi. Umunyamakuru wagiye ku rugamba akajya kuzana intambara, abantu barashanye, abantu bari gupfa, akagenda akagapostinga hariya yicayemo waseka. Wajya ku rugamba abantu bari kurwanuka ugaseka. Meme naho waba umwana w'uruhinja wasetswe n'intambara z'ukuntu itera ubwoba. Sinzi imyaka afite, ariko niba ari bwo bwa mbere abonye intambara akumva ishimishije, namubwira ko intambara idashimisha. Ikibazo ntabwo ari icyo kuvuga ngo wenda kuba yageze ku rugamba cyangwa akifotozanya n'abasirikare, ahubwo ni ubwo buryo bwo kogeza iyo ntambara. Impamvu turi buvuge hari, ntabwo wasanga ari ugukomeza gutiza umurindi kuba leta ya Kongo ivuga ngo natewe n'u Rwanda, bigasa nina naho babiprovinga. Kuko ndaguha urugero, yasuye kiriya gice gihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko asura agace kafashwe na M23. Yageze ku birindiro bya M23, yanifotozanyije nabo, ariko ntiyigeze wenda asura ku bindi bice bihana imbibi na Kongo, cyangwa kimwe n'abasirikari ba RDC FARDC. Ntabwo bisana n'ibintu byo gutiza umurindi abantu bavuga ko batewe n'igihugu cy'u Rwanda. So ubundi James, kugira ngo ari amafoto twayahaye confiance, twayizera mu buryo, kuko ujya yarahageze, hari n'ibiganiro agiye hakorera. Ibyo ntabwo bibuje ko ubu turi mu kiganiro kandi turi ahantu. Abahanga muzi gupostinga ibintu, muzi kubitura ku buryo bavuga uti narindi ku Kibuye kandi udahari, ariko ugakura image yo ku Kivu ukayihagararamo. Yenda simvuze ko ariko yabigenjeje, ariko ubwo buryo bwo kugira ngo ajyaho M23 yafashe. M23 ni abantu bazi ubwenge, ni abantu batapfa gufata umuntu nk'uriya ngo ngwino urebe aho twafashe ubivuge. M23 ni abagabo n'abategarugori baharanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani babujijwe n'ubutegetsi bwo muri Kongo. Icyo uvuze kindi nicyo, ari intwari yagiye ku rugamba ikageraho M23 iri mu birindiro bya M23, nagire n'ubutwari agere ku birindiro by'ingabo za RDC. Ntabwo ndi bumubwire ngo akore ibi niba arakora uko yumva ashaka, ariko icyo ikigaragara ni uko umunyamakuru muri professionalisme ye, mu bunyamakuru bwe bw'ubuhanga, asohora ikintu azi kiri buze kugira abantu akamaro, kikerekana akamaro biri buze kumara. Ese niba ndi umunyamakuru ngiye kogeza intambara ibera muri Kongo,
kuyogeza sinzi ayo makuru abona abamwumvira icyo aricyo. Hariya nakogeza ko hari imishyikirano iri hagati yabo kugira ngo bumvikane, nakogeza ko ndi kubona nyine M23 yenda ifite abantu iri mu gutabara kubera ko RDC yarashe abaturage bayo, kuko iyo twumva ko M23 ifasha abantu babuze amazi ikabavomera ikabakura mu kababaro ikagira gute, ariko wabonye ko indege z'intambara zize zirasa abaturage b'igihugu. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero ahubwo nibwira ko uwo mubyeyi naho ngaho yahagera akerekana nk'izo ingabo za Kongo zirasa abaturage bazo, bigaragara ko iyo ntambara nta sansi bifite, Nibwira ko rero cyane cyane naho Imana wambazaga we ushimishijwe n'iyo ntambara agomba kuba afitemo ibintu ari mu kubonamo, agomba kuba afitemo abantu bari aho ngaho inyuma bakunze kuba ku gihugu cya Kongo ngo gifite ngo ubukire bwinshi mu mutungo kamere, amabuye y'agaciro. Niba hari uwamugiriye muri iyo ntambara akaba ari kumuzanira, simbizi, nabyo ntabwo nabihagararaho, ariko icyo mvuga ni uko intambara ya Kongo irababaje gusa. Kayo irababaje. Ikibazo ni uko basa n'abari kubyogeza bashaka ko biza mu Rwanda. Wenda sinzi ikintu batagetinze kuvuga ngo Kongo nisoza kurasa M23 cyangwa nibarangizanya nabyo ngo batere u Rwanda, kuko mu kintu cyakomeje kugaragara hari ubufatanye hagati ya FARDC na FDLR. Sinzi ikintu twakwitega nyuma yo kuvuga ngo mbese muri Kongo nibirangira mu Rwanda biragenda bite, kuko ubu ngubu hari collaboration, hari partnership ikomeye cyane hagati ya FARDC na FDLR, kandi turakomeza kwibutsa abanyarwanda ko FDLR nuko bageze nyuma bakihindura izina wenda, ariko ni za nterahamwe zahunze zangora amaraso bamaze guhekura u Rwanda bagahungira muri Kongo. Nyuma y'igisebo cy'ibyo bakoze mu bintu bagerageje gukora harimo no guhindura amazina, nibo FDLR hari collaboration bafitanye na FARDC ikomeye cyane muri iyi ntambara. Hari uguhabwa intwaro, kujyana ku rugamba n'ibindi. Ese twakwitega iki nyuma y'iyi ntambara ya Kongo? Ntabwo Imana yaba agiye gusubizwa kuri Kagame. Oya, reka ngo nkubwire ndetse byihuse, ntabwo nabona icyo u Rwanda twakwitega ku kubera muri Kongo. Ibera muri Kongo nibirangira neza bazaba bagize umugisha, nibirangira nabi ni ukuvuga ngo hagati y'abarwana hazaba hari ikibazo, ariko icyo kibazo ntabwo ntigishobora kuza mu Rwanda. Mu Rwanda ni igihugu kiri autonome, ni igihugu gitandukanye n'iriya ntambara ya Kongo. Uko babitaka kose, uko babisigiza, uko babipanga banabeshya bagashyiraho ibindi, u Rwanda ni igihugu kimeze neza gitekanye. Nyine nihagira baza gusatira u Rwanda nk'uko indege zimwe zagiye ziza kurunguruka zibeshye cyangwa se zishaka gushotorana, ba nyiri u Rwanda barahari, abanyarwanda ubwabo barahari. Uzi ko iriya ndege abanyarwanda bashobora no kugenda bakayifatira hariya, abanyarwanda ubwabo. Ndashyizeho abasirikari bakabuhariwe bashobora kugenda nk'iyo ndege nayo bakayikora ibyo bayikorera. Ndashyizemo abayobozi dufite, yuko abayobozi ku rwego rwo hejuru bafite uko bakemura ikibazo cyaba giteye u Rwanda. Nkibwira ko rero icyo kibazo cyane gifite ishingiro, ariko nkavuga ko ntaho cyahurira n'u Rwanda. Uko bizarangira muri Kongo twakomeje kubivuga nk'abandi bose yuko ibitse interahamwe zayogoje abanyarwanda, zagiye ziyogoje abatutsi, zikoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ayo maraso na n'ubu aracyabakurikiranye. Ntabwo ayo maraso bazayambukana ngo bagarukane mu Rwanda, ntibishoboka. Icyo cyaba ari ukwibeshya cyane. Abanyarwanda barahari, abayo mu Rwanda barahari, inshuti z'u Rwanda zirahari. Ntabwo babandi bavushije amaraso mu Rwanda bakongera kugaruka mu Rwanda. Reka hari iki kibazo ngiye kukubaza, sinzi ukuntu, ntabwo nagipanze, ariko dukomeje kuri FDLR. Nibuka hari post nabonye ejo bundi bavuga ngo Habineza yigeze kuvuga ngo u Rwanda rwagakwiye kuba ruganira n'iyi mitwe irurwanya. Habineza Frank
Habineza Frank turavuga depite, bamwe bamwaganira hejuru, ageze nyuma asaba n'imbabazi mu nteko, asaba imbabazi abanyarwanda. Ejo bundi tena hari indi post nabonye ntari kwibuka umuntu ukoresha akawunti, bavuga ngo ese kubera iki ngo u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu biri gushishikariza Congo kuganira na M23, ariko bavuga babwira u Rwanda ngo baganire na FDLR bakabiteranira hejuru, ngo kandi ubu ngubu FDLR ubwo imaze hafi imyaka 28 iranarenga mu mashyamba ya Congo, irarenga rwose. abitwa ko bakoze jenoside mu Rwanda abenshi bagezeyo harimo abadagihari. Ubu ngubu uyu mutwe nimba ni umutwe ushobora kuba wiganjemo urubyiruko n'abantu batakoze jenoside, kuko ni abana bagiye babavukaho, kandi ntabwo yaza guhanirwa ikosa ry'umubyeyi we yasize akoze. Kubera iki u Rwanda rutakicara ngo ruganire ngo bakemure iki kibazo? Icyo kibazo waje ni cyiza cyane. Congo mu mishyikirano yagiranye na M23, Congo, igihugu cya Congo gifite abaturage bacyo. Igipande kimwe ntikishimiye uburyo kibayeho, urumva, ni igipande cy'abanyarwanda nako cy'abakongomani bari muri Congo mu gihugu cyabo, ni ukuvuga ngo baraharanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo. Bariya twavugaga FDLR ni abantu bagiye bakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye bakoze jenoside, bajya hanze ntawe ubajyanyeyo. U Rwanda ubu n'abaruyoboye ntibigeze bavuga bati mwebwe FDLR mwishe abantu muhamiye. Ikimenyimenyi ni uko ubuyobozi bw'u Rwanda mu byagiye biba byose byiza kugeza no kuri isaha rwagiye rubaha igihe cyo kugira ngo bagaruke. Igihe Congo na M23 icyo kintu kitarahaba, u Rwanda noneho ntirwanavuze ngo nimugaruke, ahubwo rwagiye no kubafasha kugaruka, rukabaha n'uburyo bwo kugira ngo bagaruke. FDLR ivuze ngo yararenganye, yaba ari uburyo bwo kugira ngo ihindure amateka yayo, kuko FDLR n'abicanyi n'interahamwe zishe abatutsi hano mu Rwanda, aho kugira ngo bace bugufi basabe imbabazi, kuko nabo biciye benshi bacitse ku icumu barahari, ijya kwifatanya no muri Congo kugira ngo yongere ikomeze ubwicanyi. N'abicanyi badashaka kugaruka, ahubwo n'abicanyi bashaka gukomeza kwicana. Ubwo se u Rwanda rwajya kuganira n'abicanyi gute? Ahubwo nari ngiye kukubaza, ubundi bakiki ubundi bashaka kuganira no babuze iki? Bageze aho barya, bageze aho biba, bageze aho bica, mu buryo bwabo bameze neza, bari muri gahunda zabo, muri misiyo batangiye barazikomeje. Ntabwo bakeneye kugaruka mu Rwanda, ahubwo bakeneye gukomeza kwica. Ntabwo u Rwanda rwajya kuganira n'abantu bari kwica gusa, nta gahunda bafite. None aba bantu biyita ngo ni perezida wa opposition, ngo ni perezida w'u Rwanda ukorera mu buhungiro, agashyiraho guverinoma, sinzi niba afite n'abaturage, kuko afite pasiporo yofaringa abaturage be, afite amakaminuza, afite irimbi, afite ibikorwa binini, twakwita ko ari binini nubwo babyita baringa. Ese twamwita ko ari product ya FDLR, ariko cyangwa ni product ya biriya bitekerezo? James nk'umuterambere ukiri mutoya, Nahimana abeshya abantu baje kwiyamamaza mu Rwanda, bamuhaye amadolari. Ageze muri Kenya ateka umutwe atereka avuga ko bamburije kwinjira mu Rwanda kugira ngo nuko aza kurya amadolari. Uwo muntu ni ubeshya abantu ngo afite universite sayifite, yayubatse mu kihe gihugu? Ko mba mu Bufaransa, nawe akaba mu Bufaransa, iyo universite yubatse hehe? Ayo mashuri avuga ntabaho. Izo za passport avuga ni ibintu bagiye kuri tekinike kuri za internet, bagira basohora ibintu by'ibipapuro kugira ngo bafate imitima ya bamwe, none bakore publicité kugira ngo babone uko bongera kubona amafaranga yiba nk'ayo yibye, avuga ngo ari kwiyamamaza. Nahimana ni umutekamitwe ku buryo padiri bwaramunaniye, ashaka imitwe yo kugira ngo abeho mu buryo yabayeho yivanyemo. Ni wa wundi utarashoboye kuvuga ngo mu gipadiri nabayeho neza, reka nsubireyo nkore umurimo w'Imana.
reka njye mu buzima busanzwe njye gukora escroquerie, njye kubeshya abantu, njye gupapira ibintu, mbona uko basahuramo amafaranga. Iyo opposition ibayeho y'abanyarwanda, none se mu Rwanda hari amashyaka akorera mu Rwanda. Nuko ngo amashyaka impamvu yagiyeho no kugira ngo yungurane ibitekerezo n'ishyaka riyoboye igihugu kugira ngo bubake u Rwanda. Bari abantu bagiye mu ishyaka kandi mashyaka bagatanga ibitekerezo byatambuka neza. Ariko niyo mpamvu ngira ngo nkureho icyo kintu bita ngo opposition ntibaho y'abanyarwanda iri hanze. Abanyarwanda bari hanze bwa mbere bararyana hagati yabo, barisikorokana hagati yabo, bitana nk'ubwo Nahimana arimo aravuga ngo utwo dututsi. Ari kumwe abo bita abatutsi, nge nita abatutsi, ibyo ni ibyakera abantu bajya bashyira. Ariko Nahimana aracyaba ngo abahutu udututsi. Uwo muntu yajya muri opposition gute ugicamo ibice abanyarwanda akanabita n'icyo batitako, akagira abo aminimiza, abatesha agaciro n'abandi ahaye agaciro. Uwo muntu ni umuntu ufite kamere y'ubugome y'ubwicanyi muri we. Twababwiye kera ko bari abantu bagenda muri munuza mu muvuduko wa perode wari wagiye aca mu bice abanyarwanda ashaka ko banica. Nubwo nicyo bicaye bakora, niyo misiyo barimo, birirwa bashaka amafaranga yo kubaho nuko babaho. Ayo mashuri ntayariho kuko nta n'abantu bavuga ngo bagira iyo guverinoma bavuga, nta guverinoma iriho. Ni ibintu njyewe nabaye muri opposition, reka mbikubwire, nabaye muri opposition, reka mbivuge rwose imbere muri kamera. Opposition iyo bitaga opposition ni ukubeshyanya amaposta atabaho. Uzaba ministre kanaka, uzaba premier ministre kanaka, nakandagiyemo mbonye ari ibintu gusa by'ibifeke birwa babeshye gute nabone. Base opposition ko nawe sestrale nkayobora amashyirahamwe atanga ibitekerezo muri leta, kuko ubundi opposition ni société civile. Ni société civile politiquement itanga ibitekerezo kugira ngo igihugu gitere imbere. Ariko iyo opposition iramuka ibayeho kugira ngo batange ibitekerezo kugira ngo u Rwanda rutere imbere, atari kuza kwica abanyarwanda no kwifuza ko haba intambara mu Banyarwanda. Iyo opposition abantu benshi bayijyamo kugira ngo bavuge bati nyakubahwa Perezida Kagame twumva ayubatse imihanda 100, tuzavuga ko tuzubaka imihanda 100 n'itari 110. Deje ubwo nukuvuga ngo ni igipande cy'abanyarwanda bashaka gutanga ibitekerezo atari kurwanya iterambere ry'Urwanda. Nakubazaga se Padiri Thomas Nahimana, tugendeye ku bikorwa bye ngengabitekerezo yo kuvuga yo gukomeza gucamo abanyarwanda ibice, kogeza intambara muri Kongo ngo igere mu Rwanda, ese ibi bitekerezo bye ntabwo yaba ari product yabari abantu bo muri FDLR babaye inkoramaraso ko bumva ibikorwa byabo bizarangwa no kwica gusa? Ntabwo nabikwepye, ahubwo nabivuze genda mvuga yandi magambo. Nahimana uri hariya wicaye mu Bufaransa ni FDLR 100%. Nukuvuga ngo nawe ashyigikiye abakwica abanyarwanda. FDLR ishaka kwica abanyarwanda, Nahimana nawe ashaka kwica abanyarwanda. Ikigiye kwica abanyarwanda Nahimana kiramuryohera. Tumundi FDLR nawe ni interahamwe, ni umugome, ni umwicanyi, ni umujenosideri. Kuko ruvuga ngo yumva niba avuga ngo udututsi, abandi bavuga ngo ni abahutu, ruvuga ngo udututsi yumva yatumara aho turi. Iyo mvuga ihatsemo imvugo mbi cyane. Padiri Nahimana ibyo avuga ntabivuga mu bugoryi. Yize lettre, yize indimi, ibiki. Niba aminimije umuntu akavuga ngo dututsi, azi ibyo avuga nuko ngo yanatukandagira akatwica, ni wamwicanye, ni FDLR kwijana. Tunko rero ntabwo namuhishaga, ntabwo namucaga ku ruhande, ndavuga uwonzi yinjiye nk'intama, ariko ubu noneho ni ikiruru, n'umwicanyi, n'umuryanyi aho ari. Banyarwandakazi, tutiriwe dutinda, reka twe byose tuzabibashira imbere, ahubwo mwe mwihitiremo. Gusa turakomeza gukangurira urubyiruko kwamagana aba bantu, kwamagana imvugo zabo, tunashishikariza abadiaspora abanyarwanda nyaboneka mujye muza gusura igihugu, muze musura igihugu, murebe ibyiza, murebe mbese ibyo birirwa bavuga mugereranye n'ibihari, kuko kayo hari ukuntu umuntu ahora akubwira ikintu gipfuye bikazagera ukakizera nk'ari ukuri, ayo ukagifata nk'ukuri. Reka tujye dushishikariza abanyarwanda, especially urubyiruko, abadiaspora,
bajye baza gusura igihugu, babe nkawe baze bamare n'umwaka umwe hano mu Rwanda cyangwa n'amezi abiri uko ari muri bashaka. vakanse, abanza arebe igihugu ko nawe arebe itafari yashiraho. Kandi dukomeza kwamagana abantu bafite ibi bitekerezo byo gucamo abanyarwanda ibice no gushoza intambara. Nta keza k'intambara Kayumba. Oya, nyine utazi intambara ariyo ibarirwa. Ubwo uri mu gusoza, reka dusoze neza tuvuga ngo abanyarwanda cyane cyane babayeho muri 1994 mu gihe cya jenoside bazi ububi bw'intambara, kandi abazi ububi bw'intambara barayamagana, ariko yishyigikira nuko ashaka indi ntambara. Niyo mpamvu tubavuga kuri Nahimana ko uriya ni gashoza ntambara, kuko ni umurwanyi, kandi umurwanyi aricana n'umwicanyi. Ubwo urubyiruko nk'uko bavuga, nanjye icyo nakongera no ku rubyiruko, twasaba ko urubyiruko ruba urubyiruko rwiza rudafite ibitekerezo byo kwicana no kubaho nabi, rubayeho neza. Niba urubyiruko mu Rwanda bavuga ati turashaka kurwubaka rukaba paradizo, uri hanze wese n'uri mu Rwanda icyo twamusaba ni ukubaka u Rwanda rukaba nka paradizo. Uwo bidashimishije azavuga impamvu atishimiye, ariko abishimye bakomeze bishime banezerwe, ahubwo n'abandi baze bote ibyo byishimo. Rwose Info France Rwanda n'inshuti zicano twabararikira kugira ngo munezererwe ibi biganiro tubaha, kuko birimo ukuri, kandi birimo kubararikira kugira ngo muba bubatsaho, kugira ngo mube abasenya mubareke, abangana mubareke, abashaka kongera kugura ubwicanyi mubareke. Niyo mpamvu tuvuga ngo ariko kugira ngo abantu b'abapadiri batinyuka bakurikire Nahimana w'umwicanyi uvuga ibintu byo kwicana gusa, mu magambo ye nicyo gisohokamo, kandi akagitoza n'abandi. Abo rero abantu bamwegereye mumuveho, mumureke yikorera ibyo ashaka, ariko nawe twamusaba ko agaruka mu Rwanda, akagaruka i Rwanda, akabaho neza nk'abanyarwanda. Nicyo nanjye namwifuza. Urakoze kandi. Iyo wakoze kubana natwe kuri Info France Rwanda. Turakomeza gushishikariza abatwumva badukurikira kuri Info France Rwanda gusharinga ibi biganiro, gupartaja, guduha ibitekerezo muri comment. Nibikunda Kayureka tuze kubashiriraho nimero ku buryo yagize uwifuza kutuvugisha cyangwa yifuza kuduha igitekerezo, hino waba wifuza kuduha ikiganiro yajya tuvugishirizaho. Kandi dukomeza kubashishikariza kubaka igihugu aho gusenya, dushishikariza urubyiruko gushaka ibibateza imbere kurenza kumva ubujajwa n'ibindi bintu bidafite icyerekezo n'agaciro, kuko turabamenyesha yuko u Rwanda muri gahunda rufite nta gahunda yo kubana n'aba bantu bagifite ibitekerezo by'abajenosideri cyangwa gucamo abantu ibice. Mu bintu rwose ubuyobozi bwiza bwashize imbere ni ukwitandukanya n'aba bantu. So gushaka ibyaduteza imbere nibyo dushize imbere, kandi tubashishikariza gukomeza kubana natwe. Wakoze kubana natwe. Nawe wakoze cyane rwose kuri iki kiganiro washoboye kugira ngo tukiganirize abanyarwanda, kandi bakuremo ibyabagirira akamaro, kuko nzi yuko byabagirira akamaro ni ikiganiro cyose. Nta bibi twababifurije, ni byiza gusa. Wakoze kubana natwe. Wakoze cyane.